Intandaro y'aya makimbirane ngo yabaye amanota umuyobozi ushinzwe imyitwarire ku kigo cy'amashuri cya Rwanze Kuma bararikunze Marie Claire avuga ko ari make yahawe n'umuyobozi w'iri shuri mu kerarugendo Pierre Celestin, aho ngo yari yamuhaye amanota 79% mu mihigo y'umwaka ushize, undi akanga kuyasinya ahubwo agashaka kuyahindura ngo be 80%, ari naho ubushyamirane bwaturutse. Muri uyu mwami Sharuma umucungamutungo w'iri shuri yari ahari ubwo ibi byabaga. Ubwo umuyobozi amuhereza igipapuro cy'amanota y'imihigo. Ubwo amaze kukimuha umuyobozi ushinzwe imyitwarire ntabwo yishimiye ayo manota. Ubwo abwira umuyobozi ati se iyo uza uko ndi kubona wampaye 79 n'ubundi yumpa 70 byari kuba bitwaye iki? Aramubwira ati se ni 70 ushaka? Afata ya manota y'imihigo ayahinduramo 70. Agiye kugisinyaho nawe ayahindura 80. Ubwo umuyobozi mu myitwarire ye nawe ntabwo yabyitwayemo neza, kuko icyo gipapuro yaragifashe arakibika agishyira muri tiruwari. Undi umuyobozi ushinzwe imyitwarire nawe ati mumpereza icyo gipapuro nanjye nsinye nk'abandi. Ubwo rero naje kumusaba urupapuro nti noneho zanasinye iyo kaye de cote, ayinyimye yariri imbere ye nyine ngiye gusinya arampurutura gutya ngo kandi ngo bo njya gukubita nuko biza, anyambika ubusa ngo hasi ngaramye amakanza avamo nsigara nambaye ubusa. Nanjye mfata gutya nk'ugiye nyine ubwo nafashe ahanyegereye, mfata gutya muzamukiraho ahanyegereye nafashe ku mukandara nyine ubwo yaranyubaraye hejuru. Umudamu nawe afata umukandara, urumva ko n'imbere afata no ku bugabo bwe, niko nabivuga. Ntabwo twarwanye akiza yahise amfata mwikora hejuru, ndetse afite n'uri mugambi nk'uko nakomeje kubivuga wo kumfata hasi, ariko byose ntiyabigezeho kuko nahise mwishikuza akaboko hejuru hasi, nakomeza gufata ipantaro yanjye ndamwihorera musaba imbabazi mubwira inti dore bigenze gutya ubigenze gutyo, ariko yakomeje kwanga kugira ngo andekure. Nuko nanjye ndageza aho nkamera nk'usubiye inyuma kugira ngo ndebe ko yandekura aho yarafashe. Ntabwo namuto yasabwe yageze cyakoze yageze aho hasi yicaye aricara rwose, ariko nakomeza gufata aho hasi nakomeje mbabwira. Ntabwo namukubise, ntabwo yankubise, nawe ibyo yashakaga kugeraho kandi ntiyabigezeho. Niba arashaka kuniga ntabwo yabigezeho ko nahise mwishikuza. Mu kerarugendo Pierre Celestin uyoborera ishuri ubu wabaye nahagaritswe by'agateganyo kubera icyo kibazo yagiranye n'umukozi ayobora. Avuga ko muri iki kibazo cyabonamo akarengane kuko ngo tumva ukuntu yasagariwe n'umukozi amusanze mu biro bye agahita nandikira ubuyobozi bw'akarere abumenyesha ikibazo yagize, aho kuza kugikurikirana ahubwo ngo bagahita bamuhagarika mu kazi. Mu gihe nge nari ntegereje ntese ko tugiye gutangira amashuri batarakemura ikibazo nagiranye n'uriya mudamu bizagenda bite, ahubwo nge naje kubona ibaruwa impagarika. Baba baragikemuriye hese, baba baragikurikiraniye hehe, ko ibyo ntabyo narinze. Ubonaga ari ibintu bigenda bikorwa, reka mvuge ngo abantu bari mu biro cyangwa se umuntu umwe agenda babwira ngo bimeze bitya abandi bagafata imyanzuro kandi atari ko biteye. Umuyobozi wungirije w'akarere ka Rubavu ushinzwe imibereho myiza Ishimwe Pacifique yabwiye TV na Radio 1 ko kuba uwo muyobozi w'ishuri yarabaye hagaritswe atari igihano yahawe, ahubwo ngo ari ukugira ngo akorweho iperereza ku myitwarire mibi yagaragaje nk'umuyobozi warwaniye mu kazi. Ibyo bijya muri discipline bagahamagarwa bakisobanura, hanyuma imyanzuro igafatwa. Kandi ubangamiwe ibyo byose hari inzira binyurwamo, ariko mbere y'abakozi ba leta arajurira rero iyo abangamiwe n'igihano yahawe. Kandi guhagarikwa by'agateganyo umuntu warwanye ari umuyobozi w'ikigo cy'ishuri, ari umurezi, ubwo urumva wowe ari wowe wamugenza gute? Twamuhaye igihano by'agateganyo kugira ngo nyine amakuru y'impamo akomeze ashakishwe. Uyu muyobozi w'iri shuri atunga agatoki ubuyobozi bw'umurenge wa Cyanzarwe gukora raporo ibogamye ari nayo yashingiyeho bamuhagarika, aho ngo bwagaragaje ko uyu muyobozi w'ishuri yakubise umukozi ayobora, nyamara ngo atari ko byagenze, ahubwo ibyabaye byakabaye byumvikana nko kurwana bikaba bibagiraho ingaruka bombi, cyane ko ngo yaba ubuyobozi bw'umurenge bwakoze raporo yaba n'ubuyobozi bw'akarere bwamuhagaritse ngo nta wigeze ageraho ibi byabereye ngo abicukumbure byimbitse, wenda hanitabwe ku miterere y'ibiro byabereyemo. Hirwa Benjamin, TV1 mu karere ka Rubavu.